neza. Namaze kumva ko yabereye neza gusa ariko iyo mpano shaka iyo neza bavuga n'abandi bantu makuru magufi akora amasegonda y'umuziki dusomeye urwandiko rwa mbere Pawulo yabwiye Abitesalonike baravuze ejo tubasubiramo yewe umva b'ejo dusubira twose twasoma umwaka ufashe cyangwa imyaka igice ni icya kane kubera ko icyo gice kirekire nyine kandi sina kirekire cyane ariko dufatemo amavensi make tugiye kwigisha turasoma umwuka
reka twegereze amateraniro hanyuma akantu sinakunda kw'ikintu byavuye kw'iteraniro ry'abera gitaha seromo serogene sibikunda tuvuga yavuze ikoko dushimira Imana se umwami wacu Yesu Kristo uduhaye iteraniro twebwe twese abagaragu turavuye kure bavuye hafi Imana itubonera kandi yo Imana yacu twegereje itorero ryacu rya Betelehemu turi kumwe n'ababyeyi bacu reveranda abapasiteri n'abakirisitu bose muri rusange tubahaye ikaze iyo ababyeyi bacu bagendera bahaguruke dukorere Imana twese twakira mu buryo reka twakire hanyuma torero tubaye turi kumwe na Yohana turi kumwe n'ababyeyi bavuye muri Methodiste n'abakirisitu usarire ariko bakabwira Imana ntibagenderere nabo bahaguruke dukomere Imana amashyi tube turahaguruke Imana ibahuje wese arikeza turi kumwe n'abana bavuye batogenda babona reka basabe bahaguruke bose bahaguruke tubakire uretse n'ubwo tuba bazitonde bafata turabanezereza kandi ubu ni ubundi muhaguruke tube Imana Sawa. Bapake, fracas.
mwagize neza kandi ubona ikintu bakoze mwikoreye kandi icyo yakoze wewe Allah Imana yose kubigenza harushizwe muri Afrika haruka twakira amaterera Maneira, eu
reka tubasabe bave hasi twatanga Imana iragerageza kunyasha usanzwe rwose kuvuga ko ushobora byakose kiranditse n'ibindi byose byakoze byanditse nuko n'abari imbere y'Imana azabisanga murakaza kumvira Imana ibahamisha mwicare mugereza ndagira ngo turasoje igikorwa cyo kugereza umuntu wese yiyumve ishoboka gushira ku mutima gusangiza ibiterane uhawe umwanya ubikorera izina rya Yesu ngiye gucisha bwaka tubitumara karabana amasegonda make korali yahara ize kuba yitega itahuke iduhereze indirimbo y'umuriro nirangiza korali yavuye muri metodisite ibe iri reti mube n'abameze hano mu dusangize natwe Imana yashyize nyuma y'icyo turaza kubabwira kandi gato gakurikira ko twafasha muri Imana
mureke twicara reka twicare tubisha haleluya reka dutere haleluya twicare tubisha tuzamura amaboko ntacyo tuzakora kugira ngo umuntu w'inyuma atababara ariko uw'imbere arashinganye haleluya kuko uw'inyuma we ibimubabaza ntibizomba ariko umuntu wacu w'imbere ayisha muri Kristo haleluya kandi nizo byiringiro nizo Bibiliya bavuga Imana yashimye gukirisha ibyo tuvuze twebwe abagize ibyo nibyo yashimye ko twebwe tukirisha haleluya murumva sa n'ibintu biremereye ni tuzamura amaboko